Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi Rusaro TV, nongeye kubasuhuza mwe mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi. Burya ngo twirirwa mu isi ariko hari umunsi umwe buzira, ariko gucya bikagorana. Ni inkuru itugeze aka kanya, inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda cyane. Uyu ni umuhanzi uzi ku izina rya Valentine cyangwa se umunyarwenya Dore Imbogo. Ubwo amakuru atugezeho muri aka kanya ku isaha isa 10 zuzuye, ubwo yari amaze kuba yashira mu mwuka. Ni agahinda gakomeye cyane ku bafanizi be, kuba mukunda, kuba mukurikirana. Buri mumwe wese ubashe kumva iyi nkuru acitse igikuba ku ruhande rutanga ku rwego rukomeye cyane. Ubwo uyu Valentine yarwariraga mu bitaro bya Kabuye, yari ameze nabi cyane. Bamwe mu bamukurikiranye hari ibiganiro bimwe na bimwe yagiye atanga asaba ubufasha, gusa mu buzima burya nyine ngo byose tugomba kubiteganya ko bigomba kutubaho. Amakuru bwiza ikesha umukozi wawe mu bitaro by'Ikabuye nuko uyu mukobwa Dore Imbogo yazanywe n'imodoka yigenga akagezwa mu bitaro by'Ikabuye, ubwo yaragiye kunyurwa mu cyuma, hanyuma akahagera arimo gusamba. Hanyuma bakagerageza uburyo ki bamugarura mu buzima, bikarangira byanze. Uyu muhanzi cyangwa se umunyarwenya Dore Imbogo ubwo yararwariye mu bitaro bya Kibogora mu karere ka Nyamasheke, akaba yaratashye mu rugo bamusaba kuba yaca mu cyuma, akaba yapfuye ubwo yaragiye kujyanwa mu cyuma. Mu minsi 10 ishize nibwo Dore Imbogo yatangaje ku binyamakuru bitandukanye ko arembye, ko akeneye ubufasha haba mu masengesho haba no ku rwego rw'amafaranga. Hanyuma mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube Urugendo TV, Dore Imbogo wumvikanye agaragaza ko arwaye uburwayi bukomeye, arwaye uburwayi bw'igifu cyane. Yavugaga ko ababara umutwe, ababara ingingo zose. Nibwo hamenyekanye ko nyine Dore Imbogo arembye kandi ameze nabi. Yavuze ko ubwo yafatwaga n'iki gifu, yafatwaga n'uburwayi, yese anyarukira ku bitaro. Hanyuma bitewe nuko nyine yabonaga ngo amafaranga bamuca ari menshi, biba ngombwa ko asaba kuba yajya mu bitaro by'iwabo hafi nyine yaho iwabo batuye. Gusa Dore Imbogo yakomeje ashima agira ati, ndashimira bamwe banyitayeho, ndashimira buri mumwe wese wanyitayeho mu buryo bw'amasengesho, wanyitayeho mu buryo bw'amafaranga, nubwo bitagenze neza, nubwo hari nyine atashye, hari bamwe muri bamwe yari yashimiye, abashimira kubw'amafaranga bamuhaye, kubwo kubamwitayeho, kubwo ko nyine mu kiganiro yagize ati, muzansabira imbabazi, abo nabana naragiriye nabi, abo nabana narahemukiye, kandi ni ngaruka i Kigali nzatanga ikiganiro, nzatanga ubuhamya, nzatanga ikiganiro cy'uko nyine Imana yanyije, kandi ngo ninataha nabwo muzansezere neza, muzamperekeze neza. Nshuti rero, buri mumwe wese wakundaga Dore Imbogo, buri mumwe wese wumvaga ko Dore Imbogo ari umufanizi we, aka kanya izi saha yamaze kuba yakitaba Imana, kandi Imana imwakire mu bayo, Imana imwakire mu bayo, kandi Imana ikomeze kumwakira mu bayo. Mwakoze gukomeza gukurikirana Urusaro TV, nubwo bitoroshye kubyakira, ariko nakundi Imana